twaje gukora mu rwego rwa Alliance Fleuve Congo ni ukugaragariza ukuri ku byo raporo itavuga ndetse n'ibyo ibesha. Ibyo itavuga hari byinshi rwose, birimo ubwicanyi bwinshi nanone burimo bukorwa, bwirasira cyane cyane abanyamurenge muri Sud Kivu, n'ahandi mu gihugu nko muri Ituri n'ahandi. Usanga iyo raporo ntabwo yabihaye agaciro cyane kuko bizwi ko bikorwa na leta ya Kinshasa. Hari ukuntu izo raporo zose zigaragaza gukingira ikibaba ibikorwa leta irimo ikora kandi bigayitse. Icyo ni kimwe dushaka kugaragaza. Icya kabiri ni ukugaragaza ko byinshi mu byo bavuga ko ari ibirego baturega twebwe nta birimo, ni ibihimbano. Ni ibihimbano, hari ibintu byinshi bavuga byabaye. Naguha urugero nk'ubwicanyi bavuga bwakorewe abaturage muri Rucuru, muri parike. Biriya ni ibintu byahimbwe n'abantu bari mu muryango ndetse wakoranaga na FDLR, umuryango extremiste ushaka kugira ngo wangirize isura ya AFC, ariko nta bintu byabaye. Hari byinshi bagenda bavuga, impunzi zishobora kuba zarasubijwe iwabo ku ngufu, bitari byo, kuko nta cyaha kiri mu gufasha umuntu wahunze iwe gusubira mu rugo rwe. Icyo ntabwo ari icyaha, nta babihatiwe, ahubwo barabyikorewe kuko ubundi kuko bari basanzwe batuye hariya muri ziriya nkambi, bari basa n'abafashwe bugwate na leta ya Kinshasa ndetse na ziriya nyeshyamba zose milisi zabaga zihari. So twebwe icyo twaje rero gukora ni ukugira ngo tugaragarize abari muri konseye ko byinshi bivugwa muri raporo atari byo, ahubwo hari ibyakagombye kuba bivugwa bitavuzwe, nabyo tubibagezeho kugira ngo bashobore kubona ukuri kuzuye ku birimo biba hariya iwacu.